ikirenga yewe we amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshye, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde, uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Gura SIM card ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwibyiza. Promotion ikirenga dukomereje mu mujyi wa Nyagatare aho tugiye kujya kureba umwana w'umukobwa wagokanye inzu ya kane. Ese umwana w'umukobwa ameze ate? Ntago turamubona kugeza iyi saha, ariko nkubwira ngo nawe ushobora kuba umunyamahirwe muri promotion ikirenga. SIM card ya Airtel niyo yonyine iguha amahirwe. Urayigura ku mafaranga 500 yonyine. Hanyuma nkubwira ngo hasigaye amazu 4 yose. Iyi ngiyi igiye ni ya kane, hasigaye andane. Ese ya gatanu ni duzayegukana. Ni wowe uri bukurikirane kino kiganiro, ni wowe uzatega amatwi radio, ni wowe ufite SIM card ya Airtel ugakoresha uko ushoboye kose igihumbi cyonyine kiguhesha amahirwe yo kwegukana inzu nziza cyane yubatse mu mujyi wa Kigali. Mumera z'umwaka Airtel ishimisha abaye cyane mu bihembo byinshi bingana na miliyoni 200 zose. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira cyangwa se amakashi ya buri munsi. Amazu 8 mu byumweru 8 yose yubatse Kigali. Ibi byo ni ikirenga. Gura amayinite, koresha internet, koresha Airtel Money winjire mu kirenga. Dore promosiyo iryoshye iyo ni ikirenga, iyo ni ikirenga, iyo ni ikirenga. Aha, promotion ikirenga ikomereje Nyagatare aha tugiye kujya kureba umunyamahirwe wacu ahari. Uzukuntu bahita barija. Imvura ni danje. Umuhanda turimo kunyuramo urafatanye. Kuba muri Airtel nta gisa nabyo. Uburi VIP niyo wawe uri hehe tujya gukuza nayo. Network ya Airtel nta itagera. Nukuvuga ngo n'umunyamahirwe wacu tugomba kujya kumuzana hari. Mu kanya gato tugiye kumufata tumugeze he i Kigali. None habone itandukaniro ryaho yarari naho Airtel mujyanye. Narigiye guseka kubera Timo. Nahabonye ahangaha niho umunyamahirwe wacu tuye nyina w'umuntu shoza. Ahangaha tugeze ariko simvurira twemera kuva mu modoka cyangwa sinzi niba turi buvemo cyangwa tutari buvemo. Okay, ubungu ufunga butu gikomando ubundi tujye gufata nde shoza mu nzu yiwabo. Gura SIM card ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwibyiza. Promotion ikirenga ikomereje aho bitabarija ni muri Nyagatare. Nkabakubwira ngo nahantu icyo nzi cyocyo ni icyaro kiryoshye. Harimo ibigori, harimo amasaka, imvura yaguye kuhagera n'intambara, ariko umunyamahirwe wacu arahari. Mwibutse yuko ari umunyamahirwe wacu wa kane. Icyo nzi cyocyo hano hari abaturanyi, hari abantu benshi cyane baje kureba ibyishimo umwana w'umukobwa yegukanye inzu ya kane afite. Ese umunyamahirwe wacu ari he ninde? Nanjye mfite amatsiko yo kumubona. Reka tubanze turebe wari we. Arahagana he? Uraho neza? Amakuru yawe? Umeze neza? Aha. Amazina yawe bakwita nde? Nyina w'umuntu shoza. Nyina w'umuntu shoza tugeze ahangaha ariko ndabona nta byishimo ufite. Bimeze bite? Ndishimye. Urishimye? Iyo wishimye mu bisanzwe ukora iki? Ndagira ngo ukore ikintu kimwe kinyereka ko wishimye. Ndishimye ubundi hari ubwo ndira hari n'ubwo nseka. Okay, ngaho rira. Oya ntago nabibasha. Iyo yishimye ararira ndagira ngo arira bitwereke. Nta kindi kintu ujye ukora iyo wishimye. Oya no guseka byose ndabikora. Byose urabivanga. Aha, reka tukubaze. Tukimara kuguhamagara tukubwira ko watsindiye inzu byagenze bite? Numvishe bintunguye, numvaga ari nk'abantu banyinisha wenda. Byonyine. Aha, ubu tugiye kukuvana ahangaha urahabona ukuntu hameze. Tugiye kujya kukwereka inzu yawe iri Ikinyinya. Inzu yawe aho yubatse i Kigali. Hanyuma nuyigeraho ubwo wenda nibwo uri buze kutwereka ibyishimo byawe uko bimeze. Aha, uyu nguyu ni umwana w'umukobwa niwe wegukanye inzu ya kane. Murabona neza n'umwana w'umukobwa. Abahungu aho muri mushatse munsabe nimero ze ndazibahereza nta kibazo. Tukomereje i Kigali Ikinyinya ahari inzu ye ya kane. Mwibutsa ngo nawe ushobora gufata iki amahirwe y'inzu ya gatanu ikurikiyeho. Gura SIM card ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwibyiza. Kirenga
mu mpera z'umwaka Airtel ishimisha abaye cyane mu bihembo byinshi bingana na miliyoni 200 zose buri cyumweru hari inzu yo gutsindira cyangwa se amakashi ya buri munsi amazu 8 mu byumweru 8 yose yubatse i Kigali ibi byo ni ikirenga gura amayinite koresha internet koresha Airtel Money winjire mu kirenga dore poromosiyo iryoshye iyo ni ikirenga iyo ni ikirenga iyo ni ikirenga ikirenga noheri nziza ikirenga umwaka mwiza ikirenga ibyo ni ikirenga mu mpera z'umwaka Airtel ishimisha abaye cyane mu bihembo byinshi bingana na miliyoni 200 zose buri cyumweru hari inzu yo gutsindira cyangwa se amakashi ya buri munsi amazu 8 mu byumweru 8 yose yubatse i Kigali ibi byo ni ikirenga gura amayinite koresha internet koresha Airtel Money promosiyo ni ikirenga twageze ku nzu umunyamahirwe wacu twamuzanye twamukuye Nyagatare tumugereje ku nzu yiwe nkaba nkubwira yuko nawe ushobora kubura umunyamahirwe w'inzi ikurikiyeho hasigaye amazane yose ninde uzafata inzu yindi ninde uzaba umunyamahirwe wa gatanu reka nkwibutse ko usabwa simukadi ya Airtel ukajya muri Airtel Money ushobora gukoresha service ya internet ya Airtel ushobora gukoresha ukugura ipaki yo guhamagara ushobora kugura amayinite bisanzwe amafaranga 1000 cyonyine nicyo bigusaba ni ukuvuga ngo ku munsi wa kabiri ujye uba wamaze gushyiraho 1000 hanyuma utageze ku wa gatatu telefone yawe icanye wenda niwe uzaba umunyamahirwe wa gatanu iyi ni promosiyo yihe ni ikirenga ni ikirenga yewe we amazu 8 yose yubatse i Kigali muri kapitali Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'ikirenga buri cyumweru hari inzu yo gutsindira naho buri munsi hari amakashi menshi we biroroshye ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money simukadi ya Airtel uyu munsi utunga inzu yawe amategeko n'amabwiriza birakurikizwa Airtel kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.